bene data bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, ndabaramukije amahoro y'Imana nabane namwe. Ni mwene so Nsabimana Alexis ubaramukije, kandi dushima n'Imana iduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Reka dusenga Imana hanyuma dukomeze tuganira ijambo ry'Imana. Mana yacu dukunda, Mana yacu nziza, tugushimira imbabazi zawe n'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe. Tugushimiye kurinda kwawe ukomeje kubana natwe. Uyu mwanya mwiza nawo kandi uduhaye kumva ijambo ryawe, turagushimiye kandi turanawukweretse kugira ngo ubanemo natwe twese, kugira ngo twunguke turi imbere y'amaso yawe. Dusenze dushima mu izina ry'umukunzi wacu Kristo Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu ibice 2 umurongo waho wa 3. Uwiteka abaza Satani ati, aho witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari nta uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi, yakomeje gukiranuka kwe n'ubu, nubwo wanteye kumugirira nabi nkamuhora agatsi. Twongere dusome ijambo ry'Imana riri hano mu isezerano rishya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice byaho ni 2 umurongo w'8 tugeze ku w'10. Wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna uti, uwa mbere ari nawe w'imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati, nza amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi, nuko utukwa n'abiyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Amen. Ijambo tugiye kuganira rifite umutwe uvuga ngo gukiranuka ku manywa na nijoro. Intego y'ijambo, gukiranuka ku manywa na nijoro. Nk'uko tubizi, umunsi ugizwe n'ibice 2 ari byo amanywa nijoro. Nanone kandi iyo urebye ubuzima busanzwe bwa muntu, usanga bugira ibyo bice amanywa nijoro bitewe n'ibyo tunyuramo. Kandi nanone nk'uko hano iwacu tubizi, biroroshye cyane gukora imirimo myinshi ku manywa kuruta nijoro. Ntanze urugero, umuhinzi ku manywa abasha guhinga kandi akagurisha n'umusaruro we, ariko nijoro sinibwira ko byoroshye kubikorera icyarimwe. Kandi nk'uko tubizi twese abatuye isi, amanywa nijoro ntitubiberamo igihe kimwe twese icyarimwe ibihugu byose, bitewe n'uko abahanga mu bumenyi bw'iyi si batubwiye yuko iyi si turiho burya izenguruka igenda, nubwo twe tutabibona, ariko iratuzengurutsa n'ibiriho byose, kandi urwo rugendo ikora ikarukora izenguruka izuba. Bityo rero kugira ngo bamwe babone amanywa abandi babe bari mu gihe cya nijoro, biterwa n'aho isi ibagejeje. Niba mu Rwanda turi ku manywa, umugabane runaka wundi bo bakaba bari mu gihe cya nijoro, nuko biterwa twese nuko kuzenguruka kw'isi aho kutugejeje. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. No mu buzima bw'imibereho yacu ya buri munsi niko bimeze. Bamwe baba bari ku manywa, abandi bakaba ari nijoro. Ntanze urugero rw'ibigendanye n'ubu buzima tubayemo, amanywa na yahe, ijoro se ryo ni irihe? Ku manywa twahafata nka cya gihe twavuga ko umuntu afite ibyishimo, afite imibereho myiza, aguwe neza, atunze, atunganiwe, abaye amahoro. Nijoro naho twahagereranya n'igihe umuntu afite umubabaro, imibereho mibi, igoranye, akaga, amakuba, ibibazo bitandukanye. Nk'uko nigeze kubikomozaho, bitewe n'aho turi, hari igihe kugira ibyo dukora bitatwemerera bitewe n'aho duhagaze cyangwa se turi. Ntanze nk'urugero cyane rw'ini wacu, wenda biragoye kubona umuhinzi ahinga nijoro, ntabwo tubimenyereye. Ikindi, ntanze urugero nko ku bukwe, twese tuzi uko ubukwe bujya bukorwa n'imirimo yabwo, akenshi n'amasaha yabwo, ariko nje ntabwo ndabona watanze ubutumire hano iwacu, ubutumire abantu mu bukwe, avuga yuko gusaba no gukwa ari 4 z'ijoro, kandi ati gusezerana mu rusengero bizaba ari 8 z'ijoro, hanyuma kwakira abatumirwa bizaba 10 za mu gitondo, ati kandi ku murenge burya twasezeranye ari 6 za nijoro. Ibyo ntabwo ndabibona, ntabwo byapfa gukunda ngo bigende neza ari nijoro.
ariko nubwo bimeze gutyo kuri ibyo maze kuvuga, nagira ngo mbabwire ko gukiranuka byo atari uko bimeze. Gukiranuka ntabwo bishingira ko ari ku manywa cyangwa se ngo bibe ari nijoro. Dusabwa gukiranuka ibihe byose. Nta mpamvu ijya yumvikana kuba hakozwe ibyo gukiranirwa. Mu yandi magambo, nta mpamvu n'imwe yo gukiranirwa bene data. Imana yacu itugire neza kandi idufashe. Nta mpamvu ijya yumvikana kuba hakozwe ibyo gukiranirwa. Imana itugire neza kandi Imana yacu idufashe. Ndashaka kubabwira ko mu buzima hari ubwo amanywa ajya ahinduka ijoro. Nihuse nkatanga urugero. Icyambere, ushobora gushaka wizeye urubyaro ariko ntibibuko nguko nturubone. Kabiri, ushobora kujya kwa muganga wizeye kubyara neza rwose, ugacyura umwana muzima ariko ntibibuko nguko. Kandi rimwe na rimwe hari n'igihe umubyeyi n'umwana bajya bajyana, ni bibi, ntabwo binejeje, ariko nanone bijya bishyika, bijya bibaho. Gutegura gutaha inzu yawe, hanyuma umuyaga ukumva ngo ujyanye igisenge cyangwa se hari ikiza runaka kije kirayishenye, ibyo nabyo bijya bihinduka nk'ijoro kandi byitwaga ko ari ku manywa. Ikindi ni ukwitegura gukora ubukwe, ukajya kumva ngo burapfuye, cyangwa se gutegura gusarura umusaruro wawe, kumva ngo umwuzure uraje urabirengeye, cyangwa ibyonnyi byabyonnye cyangwa se abajura baje biba ya myaka. Ikindi ni ukurangura ibicuruzwa byawe cyangwa se imari nk'uko bamwe bajya babivuga, wizeye ko uzunguka ariko warangiza ugahomba. Ikindi twavuga ni ukwitegura urugendo runaka uzakora rwose, kandi ibigendanye nabyo ukabyitegura neza, ariko igihe cyagera ukumva ngo urugendo ntigikunze bitewe nuko umuhanda amazi yawufunze, inkangu zagwiriye mu muhanda, cyangwa se umuhanda wacitsemo, cyangwa se ukumva ngo ikirere ntikimeze neza, indege ntabwo ziri bugende, cyangwa se ukumva ngo amato nayo ntari bubashe kugenda mu mazi bitewe nuko amazi yihindurije. Twavuga byinshi, harimo n'uburwayi nabwo bushobora guhagarika byinshi byari byitezwe. Uburwayi bushobora kuza bugahagarika ibintu byinshi byari byitezwe. Ikindi, nko ku bantu bakunda kudodesha, ushobora kwitegura kuzambara umwenda runaka ku munsi runaka warushyize muri gahunda, ariko uwo munsi wagera umutayeri ntaguhe umwenda we ku gihe mwavuganye. Ibyo nabyo byose ni bimwe na bimwe bishobora gutuma ibyo umuntu atekerezaga yibwiraga bitagenda nk'uko yabiteguye. Ibi tuvuze n'ibindi tutavuze bishobora gutangirwa ubusobanuro n'impamvu bikaba byakwemerwa, cyangwa se bati koko birumvikana, ariko gukiranuka ko siko bimeze. Nta mpamvu n'imwe kugira mu gihe kutabayeho, waba uri ku manywa cyangwa se uri nijoro. Iyo biba gutyo, abatubanjirije muri ino nzira bari kuyinyuramo iboroheye, cyangwa se bakagira ukundi biyorohereza, nk'uko bamwe umunsi wa none cyangwa se muri iyi minsi bajya babikora. Ariko usomye mu Baheburayo 11 murongo wa 15 haravuga ngo iyo barakumbuye iyo bavuyemo, ni ukuvuga gakondo, ngo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko ntibashaka gusubira kuko barashaka irushijeho kuba nziza. Kandi usomye icyo gice cya 11 murongo wa 32 ubona ibigeragezo n'intambara n'amakuba atandukanye bagiye banyuramo, ariko barangiza bakanesha, ku buryo muri icyo gice umurongo wa 13 ugeze kuri 16 ubona havuga yuko abo bose bapfuye bakizera, batarahaga ibyasezeranijwe, ariko bapfuye bakizera Imana kandi bagikomeje kwikiranukira. Bene data, nta mpamvu dufite yo gukora ibyaha. Ndashaka kuvuga ko ishingiro ryo gukiranuka si imibereho tubayeho ya yindi twise ko yaba myiza cyangwa se mibi, cyangwa imwe twavuze ngo haba ari igihe kigafatwa nkaho ari amanywa cyangwa se ari igihe gifatwa nkaho ari ijoro. Gukiranuka ni itegeko ry'Imana, kandi kuva kera kose Imana yifuje ko abantu bayumvira, bayikiranukira, bayubaha. Twihuse mu gitabo cy'Itangiriro, iyo usomye inkuru za Adamu na Eva, somye ibice 2, ibice 3, uhabona icyo kintu ko Imana yifuzaga ko bayikiranukira, bayubaha, bayumvira, bikaba byari ubusabane bwayihuzaga nabo. Kandi ukomeje mu bice 6 n'ibice 7 muri icyo gitabo cy'Itangiriro, uhabona iby'isi yo mu gihe cyo kwa Nowa, kugeza ubwo yabonye ko ingeso z'abantu zononekaye, kagambira kubarimbura, ariko ngo Nowa akagira umugisha ku Uwiteka bitewe nuko yabonetse akiranutse mu maso y'Imana. Dusomye inkuru z'Abisirayeli mu rugendo bava muri Egiputa bajya i Kanani, igitabo cyo Kuva cyabitwereka kubara. Kandi nanone ugeze mu Isezerano Rishya, urwa mbere rw'Abikorinto ibice byaho 10 umurongo wa 1 kugeza kwa 12, ubona ko bagiye bagira ibyo gukiranirwa ariko bikabazanira kaga. Ariko kandi iyo dusomye Itangiriro 5:24 tubona Enoki uburyo yakiranukiye Imana, kayinezeza kugeza ubwo imwimuye. Imana nishimwe cyane.
kandi ishingiro ryo gukiranuka turibona na Kristo n'ubwe abivuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 5:20 yaravuze ngo kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ibice 7 bya Matayo 21 aravuga ngo umuntu wese umbwira ngo mwami ntabwo ari we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Twavuze ku gukiranuka kwacu kudashingira ku bihe byiza turimo cyangwa se ibibi, ahubwo ni mu gihe cyose duhagazemo. Tugaruke ku magambo twasomye muri Yobu ibice 2:3 aho Imana yabwiraga Satani ngo waroye neza ko umugaragu wanjye Yobu yakomeje gukiranuka nubwo wanteye kumugira nabi nkamuhora agatsi cyangwa se nkamera nk'umurenganyishe. Yobu turamuzi ariko twibukiranyije tubona uwo yari we. Yobu yari muntu ki? Bibiri igaragaza yuko ari umukiranutsi utunganye wirinda ibibi kandi yari atungana afite urubyaro afite ubutunzi. Ibyo wabibona mu gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 kandi igice cya mbere umurongo w'8 ubona yuko Imana yahamije gukiranuka kwa Yobu imbere ya Satani rwose imubwira ngo wamubonye mu isi ko ahari. Ikindi rero nuko mu gice cya mbere umurongo wa 9 kugeza kuri 11 ubona ko Satani yabwiye Imana ko impamvu Yobu ayikiranukira nuko atunze agatunganirwa agahirwa muri byose mu buzima bwa buri munsi, ku buryo Satani we yagaragaje yuko impamvu Yobu akiranukira Imana nuko iminsi ye ubuzima bw'abayemo bufatwa nkaho ari amanywa gusa. Ariko Imana ibyo yarabihakanye. Aha mu bice 2 twasomye umurongo wa 3 imusubiza ivuga ko nubwo yagiriwe kuriya agashyikirwa nari amagorwa yose tuzi yakomeje gukiranuka kwe. Imana nishimwe cyane. Nagira ngo mbabwire ngo Yobu yakomeje gukiranuka kwe nubwo yahuye n'iminsi y'umwijima cyangwa se iminsi y'amajoro, ariko yatwaye ate, yabayeho ate? Usomye ibice 13 by'icyo gitabo umurongo wa 15 ubona ko avuga ngo naho yanyica napfa nyiringira. Imana nishimwe cyane. Hanyuma mu bice 27 umurongo waho wa 6 hakavuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Imana nishimwe cyane. Bene data dukomeze gukiranuka, bene data dukomeze gutunganira Imana naho twahura n'ibibazo n'intambara n'amakuba y'uburyo butandukanye. Kandi nyuma yo gukomeza kunamba kuwiteka, Imana ijya yunamura abakiranutsi bayo cyangwa se ijya yunamura abayinambyeho nkuko tubibona mu gitabo cya Yobu 42 umurongo wa 10 kugeza kuri 17. Imana yamugarutseho iramwunamura nyuma yo kwihanganira ibyo bigeragezo niyo minsi y'umwijima yabayemo. Muhumure bene data, naho twageragezwa tukanyura mu minsi y'umwijima, ariko gukora kw'Imana kuracyariho kandi igigaruka ku bantu bayo. Nimuyikomereho kandi muyikiranukire. Imana nishimwe cyane. Nusoma Yobu 14:7 ubona hagaragaza yuko ngo ibyiringiro bigihari naho igiti cyatemwa rwose imizi ikaba cyakora ikiri mu butaka, igitsinsi kikaba kiraho, ngo ariko hari umunsi imvura izagwa nimara kugwa ngo cya giti kizongera gitohe gisubirana ubuzima cyahoranye. Imana nishimwe cyane. Imana ihabwe icyubaro kandi mukomere bene data nubwo mwahura nibibagerageza. Reka dukomeze tuvuga ko gukiranuka cyangwa se gukiranukira Imana kugeza naho iguhamirije bitavuze yuko utageragezwa. Umukiranutsi Imana ijya yemera ko ageragezwa, nubwo hari bamwe babeshya bavuga ko umukiranutsi atageragezwa, ariko siko biri. Bibiliya irabivuga neza. Zaburi 34 umurongo wa 20 haravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Imana imukiza muri byose. Itorero rya Simuruna twasomye hariya mu byahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10 twabonye ko ari itorero ritigeze rigawa, ritigeze rigira ikibi ryavugwaho, ryo na Philadelphia namwe mu matorero tubona hariya yashimwe. Iri torero rya Simuruna nubwo ryabwiwe yuko rishimwa kandi rwose rigerageza no kwihanganira abarituka kandi rwose rigakomeza gukiranuka, ariko twihuse hari icyo ryabwiwe nyuma y'ibyo. Nubwo ryakiranutse, nubwo gukiranuka kwaryo kwemewe kwahamijwe, ariko barabwiwe ngo amakuba yawe turayazi, nibyo n'ibitutsi bagutuka nibyo turabizi, ariko noneho umva nyuma y'ibyo ngibyo kandi ntabwo babwiye ko noneho bagiye gushyirwa mu minsi y'amanywa y'umunezero n'ibyishimo, ahubwo barababwiye ngo nubwo bimeze gutyo, ariko iminsi igaragara nk'ijoro n'amakuba nabyo biracyahari. Kandi niyo mpamvu babwiwe ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Barabwirwa ngo dore Satani agiye gushyirisha hamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe kandi mubabazwe, kandi ngo muzamara iminsi 10 cyangwa se ibihe 10
geragezwa, ariko ijambo rikomeye Simuruna yabwiwe igomba gukomeraho. Imana nishimwe cyane. Nawe aricyo nkubwira nanjye nkibwira. Barabwiwe ngo ariko ujye ukiranuka uzageze kugupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Imana nishimwe bene data, nimukomere nubwo amarushywa yabaho, nubwo ibigeragezo n'intambara byabaho ndetse bikaniyongeranya, ariko nimukomere ku Mana, nimuyinambeho, kandi amakuba yacu irayazi, ariko nimukomere bene data, kuko hahirwa wihanganira imugerageza, namara kwemerwa hari ikamba ry'ubugingo azambikwa. Imana nishimwe cyane bene data. Bene data, Imana ijya yemera ko tugeragezwa, ariko umuti si ukubivamo, ahubwo dusabwa guhagarara dushikamye kugeza turangije urugendo. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane, kandi Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Philadelphia nayo yarashimwe kuko yitondeye ijambo ryo kwihangana kw'Imana, kandi irangije irabwirwa ngo n'ubundi izarindwa no mu gihe kigiye gukomeza kiza kugerageza abari mu isi. Imana nihabwe icyubahiro. Ariko nabo barabwirwa ngo ndaza vuba, komeza icyo ufite. Ibyo wabisoma mu Byahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 10 n'uwa 11. Imana nishimwe cyane. Kugeragezwa tukiri mu isi sinabura kuvuga ngo bizahoraho, kuko umuntu ari mu isi abafashe igihe mu ntambara, ariko umuti suko tubivamo, suko dusubira inyuma, suko twivovotera Imana. Oya, ahubwo Yobu n'urugero rwiza, kuko ibimushyikiye byose na zambitsi zose zimaze kuza, tubona yuko yavuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi rwose nza ku isi ntacyo nayizanye, no kuyivaho ntacyo nzajyana, byose nabihawe n'ukuboko kwiza kw'Imana yo mu ijuru, ishimye kubyisubiza. None rero ubwo ndabyakire, kuko mu kuboko kw'Imana twemera kwakira byose, ibigaragara nk'ibyiza, ibigaragara nk'ibibi, iminsi igaragara nk'aho ari amanywa, n'iminsi igaragara nk'ijoro, iyo ije turayakira. Imana yo mu ijuru nishimwe, kandi Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Petero nawe yaranditse mu rwandiko rwe rwa mbere 4:19, aravuga ngo babazwa nk'uko Imana ibishaka, niba gumye bakora neza babitse uwo murimo wo kwizerwa ubugingo bwabo. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane bene data. Gukiranuka nagira ngo mbabwire yuko kutunyuzaho gushaka ntabwo ari twebwe dufata gukiranuka ngo tukunyuze twebwe aho twishakiye, aho tubyumve neza. Gukiranuka kutunyuzaho gushaka aho inzira yako iri, ntabwo ari twe twiremera inzira yo gukiranuka bitewe n'impamvu ngo tuvuge ngo gukiranuka emera tukunyuza ahangaha, ahubwo kutunyuza aho gushatse. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane, kandi Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Dusoza cyangwa se dusatira umusozo, nagira ngo mbabwire ko gukiranuka gushoboka kandi bifite umumaro mu gihe cya none ndetse n'igihe kizaza, ariko kandi gukiranirwa nako gufite ingaruka mbi. Nagira ngo mbabwire ngo gukiranuka kurashoboka, biremera, kandi bifite umumaro muri iki gihe cya none n'igihe kizaza, ariko kandi gukiranirwa nako gufite ingaruka mbi. Impamvu bishoboka ni iyi: abatubanjirije bagiye bageragezwa kandi bakanyura mu bikomeye, ariko bakabasha kunesha. Yobu n'urugero rwiza, twamaze kumubona kandi dusanzwe tumuvugaho kenshi, ntabwo tumutindaho cyane. Abaheburayo nabo muri kiriya gice cya 11 inkuru zaho turazizi zivuga hejuru y'abizera n'ibyo bagiye banyuramo. Imana nishimwe cyane, kandi ukomeje ugasoma igitabo cy'Abaheburayo n'ubundi ubona kitwereka yuko tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana gutyo. Kubw'ibyo rero ngo dukwiriye kwiyambura ibituremerera byose n'icyaha cyabasha kutwisingiraho. Hanyuma Pawulo mu Isezerano Rishya, iyo usomye urwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo ibice 4 umurongo waho wa 6 ukageza ku wa 8, yavuze ku by'iherezo rye, kandi turibuka nawe amakuba n'intambara n'ibyago yagiye anyuramo. Muri bukandikira itorero ry'i Korinto avuga akaga yagiye anyuramo, akaga gatandukanye, akabene se b'ibinyoma, akaga k'inzuzi, akaga ko kwambara ubusa, kwirirwa umuhengeri, ndetse no kuraramo. Yavuze amarushywa atandukanye cyangwa se ibigeragezo bitandukanye yagiye anyuramo rwose by'uburyo butandukanye, inshuro runaka, ibihe runaka yagiye akubitwa za nkoni zose nk'uko duzisoma. Ariko arangije aca muri ibyo aranesha, arangije aca muri ibyo arakiranuka, iherezo rye riba ryiza, kugeza ubwo yageze ku iherezo rye yandikira Timoteyo we, umwana we yari yaribyariye mu byo kwizera. Ibice 4 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8 urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, arangije aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, imisigaye mbiki bikamba ryo gukiranuka, iryo umwami wacu umucamanza utabera azama kuri urya munsi, atariko nyamara ntabwo
ntabwo ari njye nyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Imana nishimwe cyane. Bene data bageragezwa, nimukomere, nimwihangane, ntimubivemo, ntimusubire inyuma, nimucogore. Iminsi igaragara nk'amajoro ntibasubize inyuma, nimuhumure. Imana nishimwe cyane. Tubikiwe ubugingo buhoraho nyuma y'ubu buzima. Nimwibuke yandikira Abikorino, hari amagambo yababwiye, aravuga ngo iby'ijisho ritigeze kureba kandi iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umwana w'umuntu, ngibyo ngibyo Imana yabibikiye abera. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Humura, muhumure toro ry'Imana. Iminsi ikomeye abantu bayinyuramo, ibigeragezo abantu babinyuramo, ariko bene data yandikira Abiroma, muribuka ko yababwiye ngo mbonye yuko Imana nishimwe cyane imibabaro y'iki gihe cya none, kugeragezwa kwa none tudakwiriye kubigereranya n'ubwiza abana b'Imana haleluya bazambara, bazambikwa, bazahabwa. Imana nishimwe cyane. Data wa twese nahabwa icyubahiro. Hari nubwo avuze ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Abatese n'amakuba, n'ibyago, n'intambara, n'akaga, n'ukurenganywa, arangira avuga ngo ya ntibishoboka. Imana nishimwe cyane, kandi twishimiye ko ntawe uzarega intore z'Imana. Data wa twese arahari, Kristo arahari, n'uzirengera kandi uzitabara. Nimukomere bene data. Abagiye banesha ntitwabavuga ngo tubarangize. Yosefu muramuzi, ibyo yahuye nabyo, bene se bamwanga, mu rwobo bamushyiramo, bamuvanamo, bamugurisha, agera kwa Potifari. Muka Potifari uko byagenze ashyirwa muri gereza kandi akurwamo, murabizi. Bene se bamugaruka imbere, bamwikubita imbere, kandi yanga kubagirira inabi, abitura ibyiza kugira ngo abiture ibibi, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nitukitura umuntu inabi yatugiriye cyangwa igitutsi yadututse, ngo ahubwo nimureke Uwiteka bari we uhoresha uburakari bwe. Bene data nimukomere, nimwihangane, muneshe, kubera yuko n'abatubanjirije baranesheje. Rero nabivuze ko gukiranuka bifite umumaro, kandi twanabibonye rero muri Matayo 5:20 twabibonye ko gukiranuka kwacu kuramutse kutarutse uko abanditsi n'abafarisayo tutazinjira mu bwami bw'Imana kandi icyo dushaka. Kandi Matayo 7:21 uvuga ngo mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo gukiranuka nk'uko Data wa twese abishaka. Kandi gukiranukira Imana bituma uba inshuti yayo ikakwirata. Twabibonye muri Yobu 1:8, kandi Ezekiel 14:14. Bibiliya ivugamo Nowa, ikavuga Danieli, ikavuga Yobu, n'abagabo Imana igivuga ko mu gihe cyabo bitwaye neza. Ikindi navuga nuko Imana iba mu ruhande rwawe kandi ikakurwanirira. Abisirayeli bari ku rugamba rw'Iyeriko, muzi ko Imana yabanye nabo kandi barangije batsinda urugamba rwose rw'Iyeriko. Ariko tuzi neza yuko nanone kuri Ayi, mu gihe bari bakoze ibyo gukiranirwa Imana itari hagati muri bo, urugamba rwarabatsinze, kandi ngo Ayi wari umudugudu mutoya, n'abari bagiye kwatata niko bazaniye amakuru Yosuwa, ariko ngo atoranya ingabo zijyayo, ngo ariko bagezeyo kuko bagiye bo ubwabo nta gukiranuka kuri hagati muri bo, Imana itari hagati muri bo, barangije ngo baraneshwa. Abantu bo kuri Ayi babicamo benshi kugeza ubwo bibaje ikibaye birabayobera, ariko nuko gukiranuka kw'Imana kutari kuri hagati muri bo. Bene data nagira ngo mbabwire ngo twigengesere, twitwararike, tubashe gukiranukira Imana. Izo nkuru z'Iyeriko washaka kuzisoma yajya muri Yosuwa ibice 6, hanyuma kuri Ayi naho yajya muri Yosuwa ibice byawo 7. Ikindi kandi gukiranukira Imana ni byiza, bifite ingororano, bifite umumaro. Nusoma mu byahishuriwe Yohana ibice 22 umurongo waho wa 14, tubona ko atubwira ngo hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kunyura mu marembo, bemere kwinjira muri rwa rurembo, kandi na cya giti cy'ubugingo kirahari kizasoromwaho za mbuto. Imana nishimwe cyane. Gukiranuka kunesha bifite iherezo ryiza kandi bifite umumaro. Nagira mbabwire kandi ngo bigira n'ingaruka mbi. Iyo umuntu atakiranukiye Imana bigira ingaruka mbi. Twazivuze cyane, ndetse ntabwo twazigarukaho cyane, ariko Abisirayeli batubereye akabarore, ibyo turabizi. Kandi nanone twibutse inzu ya Eli ndetse na Sawuli, uburyo basoje nabi. Mu gitabo cya Samweli wabibona, inzu ya Eli yari yaratoranijwe ubutambyi, turabizi Sawuli nawe yari yaratoranijwe kugira ngo ayobore ubwoko bwa Isirayeli, abubere umwami. Ariko iherezo ry'abo bantu ntabwo ryagenze neza, kugeza n'ubwo Imana bamwe yababwiye ngo ntibikabeho. Rero naravuze yuko ab'inzu yawe n'umuryango wawe bazagendera imbere yanjye, ariko ngo ntibikabeho. Noneho ubutambyi n'ibindi byose ibyo ntacyo bivuze gukiranuka kudahari, kutagaragara mu maso y'Imana, ngo ariko ntibikabeho
kubera yuko abanyubaha nibo nzubaha, ariko ngo nanone abansuzugura nabo bazasuzugurwa iteka ryose. Bene data, Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Nagira ngo rero nsoze mbabwira ngo gukiranuka bigira intego ku giti cyawe, naho abandi babireka wowe bikomeze. Yosuwa niko yabwiye Abisirayeli mu bice bye 24 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15, yabibukije uburyo Imana yabanye nabo ibakuye mu buretwa kwa Farawo, ibambutse inyanja itukura, kandi mu butayu ibana nabo, bambuka Yorodani, Yeriko zikira imbere y'amaso yabo, igihugu barakigabana. Hanyuma rero arangije arababwira ngo ngaho nimutekereze neza, ese Imana mubona mukwiriye gukorera ni iyihe? Ese murabona ari za mana zo hakurya ya rwaruzi, cyangwa se murabona ari Imana nyamana? Ngo ngaho nimuhitemo. Ariko arangije aravuga ngo ariko njyewe nagira ngo babwire, niyo mwahitamo gukorera izo mana, ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Imana nishimwe cyane. Gukiranuka ni umukoro wa buri mwumwe, kandi gukiranuka ni inshingano zawe ku giti cyawe, utiteye kuri runaka, naho abandi babireka, naho abandi babivamo, naho abandi bagenda ukundi. Bene data, nimukomere, hanyuma gukiranuka kwacu gutungane imbere y'Imana, kandi twiringiye kuzasoza neza uru rugendo twatangiye. Imana izadushoboza, yabanye n'abatubanjirije hamwe natwe no kudushoboza niba dukomeje kugira ibyiringiro muri yo. Imana ishimwe, kandi Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nagira ngo dusoze dusenga Imana, bene data, kandi Yesu Kristo abahe umugisha. Mana yacu iri mu ijuru, Mana ikiranuka kandi Mana itunganye, turagushimye muhamagaro waduhamagaye, kandi tugushimiye ko uru rugendo turimo tuzarusoza tukagera iwacu, tutazongera guhura n'intambara n'amakuba n'ibyago. Mwisi tujya tunyura mu minsi igaragara nkaho ari amanywa, ariko nanone ikindi gihe tukanyura mu minsi igaragara nkaho ari ijoro, ibigeragezo, imibabaro n'intambara, ndetse iyo minsi igaragara nkaho ari ibaye myinshi. Ariko turasenze Mana kugira ngo twe guhanga amaso iminsi y'amajoro, iminsi y'umwijima, ahubwo duhange amaso wowe, kandi duhere imbaraga mu kugeragezwa kwacu no mu ntambara zacu, kugira ngo dukomere kuri wowe nk'uko batubanjirije bagiye bagushikamishaho umutima, kandi ukabarinda rwose. Urakoze rero, kandi iherezo ryabo ryabaye ryiza. Natwe dushoboze, utwambike imbaraga kugira ngo tuzasoze urugendo twatangiye amahoro, iherezo ryacu rizabe ryiza, rizabe nk'iry'abakiranutsi. Turagushimye mu izina ry'umukunzi wacu Kristo Yesu, amen.